nyifunguye sanga handitsemo ngo kubera impamvu za leta ntukira umwarimu muri université byari byanditse mu gifaransa cyiza pour des raisons d'état twe ntidushobora kwemera Imana twemera science ntushobora kwemera Imana ngo wemere na science kuko science ntijyana n'ibyo by'Imana umuntu nakubwira ko atemera Imana ujye umukunda ukurushaho kumukunda bizamucanga nakubaza atari ko kucyo nkunda uti nuko mfite Imana azagira aho ngaho bimucanye umva satani tuzi ibyo akora ariko sinzi uwamushutse ko nshimye ko twebwe dushuka we yashutswe nande abantu bazagenda muri uyu murimo w'Imana bakawukora bakava ku myaka 20-30 bakazawusaziramo ku myaka 70 bagihagaze abantu bakibatumira mu giterane uzamenye ko banyuyemo akadoze ko guca bugufi ni gute ushobora gukora ibintu ukagera ku musaruro ufatika ariko ntumva ufite ishema ngo ujye urega gatuza ngo uvuge ngo ariko afite aroro iminsi turimo kwiga kandi ngenda mbona ubuhamya bw'abantu benshi hirya no hino hano mu gihugu n'abaciye kuri YouTube bavuga rwose ko barimo gufashwa kandi turabishimira Imana amen hari abantu batanga ubuhamya kawera ati muri 40 narasenze bamwe batangiye gusubizwa hari ariko twategereje abantu batanga ubuhamya twarababuze bamwe barabunyoherereza bakabumbwira kuko bari kure ariko hano ngira ngo kugeza no munsi n'umuntu umwe wenyine waje gutanga ubuhamya ariko Imana yaremukoreye ikintu cyiza hanyuma araza atanga ubuhamya ubwo rero waba yarasenze muri iyi minsi agasubizwa mujye musaba umwanya hakiri kare bapangire hanyuma hagati ya korali na worship cyangwa no gusenga umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu asatangiye ubuhamya avuga ati rwose muri iyi minsi narasenze numva ndashubijwe ko burya bisubizamo abandi intege kavuga ati burya barasenga turasenga tugasubizwa ariko ngira ngo twese turabizi iyo muba mutabyemera ntimubamuza buri mugoroba amen iki cyumweru gishize twakimaze turimo kwiga uburyo bwo kugendera mu muhamagaro wacu umuhamagaro iki ngiki tugiye kukimara twiga ibintu bisiba inzira z'umuhamagaro kuko buriya rimwe na rimwe biroroha cyane kubwira abantu ibintu byiza ukababwira ukuntu ari byiza gukizwa ariko ntunababwire ko habamo n'inzitizi kuko na Satani arakomeza akarwana intambara ze ngira ngo ejo twarabibonye turimo kwiga kugwa kwa Petero erega umuhamagaro yaravuye muretse ko Yesu agira neza ibintu byinshi Satani atega mu nzira zacu bikaduhombya mu muhamagaro wacu uyu mugoroba rero ndagira ngo turebe kimwe muri byo gikomeye cyane cyitwa ikintu cyitwa inyota y'icyubahiro no gukomera kuko buriya niba hari indwara abantu bose basangira uzakubwira ngo we rwose ngo aca bugufi njya numva n'abantu babeshyera abandi nanjye ndimo urabona umupastor wacu aca bugufi nkabwo ibyo bintu ndi wowe babeshye umuntu uca bugufi mwamubonye je ntawe nzi ibyo ari byose niba bahose igiyewe ibyo mbibibwirire ni giye ubyihakane harimo amwe rwose ngo nuko utiyizi nkabwo ntoya ahubwo niyizi kubarusha kuko nzi iby'Imana imbwira reka mbaho urugero kuko buriya rimwe na rimwe ntabwo abantu bajya bamenya yuko kera nkikora mu muryango witwa AAA ibyo mu gipastori ho ni vuba cyane kuko ubwo mbivuze watangira kwataha noneho nenda kuvayo haza umushyitsi ndamutembereza rwose tujyana muri fields twari dufite ubona muhaye ubuhamya bw'ukuntu natangiye kuko yari mushya mubwira rwose ko ntangira muri AAA naje ndi jyenyine ku iminsi ya mbere nari tu travel nari cleaner ndi team leader ndi secretary byose ndumwe hanyuma ndabunga ni rungu nyine Imana yatugiriye neza twarasenze kandi kuko twarasenze ntabwo nigeze nsenga amasengesho nkayo nasenze muri AA ndi pastor oya mu gipastori ntabwo nigeze nsenga amasengesho nkayo nasenze ko muri AA nigeze gusenga iminsi 40 ntarya ubu ngubu turarya ninjoro ninjoro upfa kurya indyo yuzuye ubundi umunsi wose unywa amazi ukirirwa uri dadi nta nibiruta
ariko ubwo nigeze gusenga 40 ntarya nywa amazi navuye meze nk'umuzimu, ariko iyo mubwiye meze nk'umuzimu hari sigaye amagufwa afasheho uruhu gusa. Noneho rero ndamubwira rwose twa Imana yatugiriye neza, turagenda dusura za Rwamagana, twari dufiteyo firidi, dufiteyo n'ikigo, turagenda dusura za Byumba, ubungubu hitwa Gicumbi, dusura za Muhanga, tuzajya za Huye, ariyo icyo gihe ari kiri Butare, turazenguruka ahantu hose. Hanyuma ntashye nijoro ngiye gusenga, Imana irambwira ngo ariko buriya ngo byari ngombwa ko mujya hariya hose, cyangwa wagira ngo umwerekeye yuko rwose udasize ubusa ko. Noneho nsubiye inyuma numva ko nicyo gihe nanditse n'umwikarine yanjye muri Imana ngo ariko nabyanditse mu Cyongereza ngo how can you be successful without being proud, ngo ni gute ushobora gukora ibintu ukagera ku musaruro ufatika ariko ntumva ufite ishema, ngo ujye urega gatuza ngo uvuge ngo ariko afite aroro. Niba hari umwitozo ubaho ukomerera abantu bose, ngewe uzaza akanyirariraho yuko aca bugufi, ndabona wambwiye aho wasengeye nanjye nkajyayo, kuko nta muntu n'umwe urabigeraho. Cyakora wenda arashoboka, cyakora uwo nzi n'umwe ni Yesu wenyine. Burya Yesu we nabyemera, kubera ko kumva Yesu yari Imana akaza akicarana natwe bakamwita umuntu. Umva, niba hari ikintu gikomera kibaho ni ukukwitiranya, abantu bakakwitiranya bakakwibeshyaho. Niba hari ikintu kibabaza kibaho ni ukukwitiranya. Ariko abafarisayo baramureba bakavuga ati ibyo byose ni nkatwe, buriya nawe iyo yiherereye akora nk'abandi. Bati Dayeri ni umwinzoga, kabwira ati ariko uretse ko mwambonanye n'abanywi b'inzoga mwigeze mumbona nzinywa. Ati Dayeri buriya n'ibyo abagore ashobora kubageraho nuko abikora yihishe. N'ibindi, niba hari ikintu kibabaza kibaho ni ukukwitiranya. Baramwitiranye ariko ntiyiregure. Burya we yacaga bugufi, kuko yaduhaye n'ikimenyetso cy'uko yaciye bugufi, aremera aramanuka, yishushanya n'umuntu ngo agiye gupfa. Ndetse nta nubwo yishushanije n'umuntu umeze neza, yishushanya n'umukene. Avukira ahantu mu kiraro cy'inka mu ijandwe, kandi ari we waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Avukira mu muryango w'abakene ku buryo bamujyana kumwerekana batwaye intungure ebyiri, bivuga ngo ntibashoboraga no kwigurira ihene. Akura ari umubaji, ngo ariko atangiye gukora ibitangaza ngo ruriya mugabo biriya bitangaza yabikuye si wa muhungu kwa Yosefu hirya ngaha. Ntiyahoraga bazi imbaho, uriya niwe urimo gukora ibitangaza. Abafarisayo bahita batira conclusion yihuse, agomba kufita amadayimoni nibirize urumukoresha. Ntiyabakubitisha inkuba, bamufata bakamujyana. Yabwiye Pilato, umuntu biratangaje kubona umupagani witwa Pilato ari we wamusobanukiwe. Yabwiye Pilato aramubwira ngo umva Pilato, we nta bushobozi mfiteho na bukeye uretse ubwo uhabwa n'ijuru. Ubundi nshatse nahamagara legiyoni 12 z'abamarayika ngo Pilato agira ubwoba. Aragenda abaza abantu aravuga ati ariko uyu muntu ko nta cyaha namubonyeho. Bati nutamwica yiyise umwana w'Imana, ngo noneho arushaho kugira ubwoba. Muze gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana muzabibona, ngo arushaho kugira ubwoba. Aragaruka aramuga ati wa mugabo wavuye hehe? Ngo Yesu aramwihorera, yacaga bugufi. Ariko ubundi ku isi twese iyi ndwara turayirwara, ariko impamvu Imana yabyandikishije nuko ari aho ugeza nawe ikagusenya. Ejo twahoze tubyigaho, ariko ni ibintu bigaragara ahantu hose. Buriya nimufata iki gice ndagikunda cyane, mujye muri Ezekiel 28, kuko ninkomeza kwigisha gutya ndaza kurondogora kandi nta mugambi wabyo mfite uyu mugoroba. Ezekiel igice cya 28 turasoma tuve ku murongo wa mbere tugeze ku wa 19. Ariko simbisomera icyarimwe, ndabanza mve ku wa mbere ngeze ku wa 5. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti, mwana w'umuntu, ubwira umwami w'Itiro uti, uku ni ku mwami w'Uwiteka avuga ngo umutima wawe wishyize hejuru, uravuga uti ndi Imana.
nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja, nyamara ariko uri umuntu nturi Imana. Nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'Imana, erega urusha Daniyeli ubwenge, nta gihishwe uyoberwa. Ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi, ukuzuza izahabu n'ifeza mu bubiko bwawe. Ubwenge bwawe bwinshi n'ubugenza bwawe bwakugwirije ubutunzi, maze ubutunzi bwawe bwateye umutima wawe kujya hejuru. Success. Uyu mwami w'Itiro muraza kubibona, ndabaha n'izindi ngero nyinshi muri Bibiliya. Ni igishushanyo gikomeye cya kamere muntu. Ngo aravuga ngo jewe ngo ubwenge bwanjye bwandonkesheje ubutunzi. Ngo none kubera ibyo nagezeho, ngo umutima wanjye ni nk'uw'Imana. Kandi iyi ni kamere muntu yuzuye. Murabizi muri kino gihe turi mu gihe abantu bakoze ibintu by'ubuhanga pe kandi babigeraho. Ariko bamaze gukora ibintu by'ubuhanga bageze ahantu baravuga ngo siyanse izerekana ko nta Mana ibaho. Siyanse izerekana n'ubushaka izerekana ko nta Mana ibaho. Bitangiriye he? Bitangiriye kubitwa ba Darwin, kuko niyo teori abana biga mu ishuri. Darwin aravuga ngo kurema ntibyabayeho, ngo hariho uruntu rw'urunyenyeri runini cyane ngo ruza guturika mu cyo bise Big Bang, ngo havamo amazuba n'inyenyeri n'ibindi byose, ngo hanyuma ngo muri uwo mucanga wavuye muri uko guturika, ngo amazi ahura n'ibitaka n'ibindi, ngo havamo iminyorogoto, ngo bukeye ngo havamo amafi, ngo hanyuma ngo agenda azamuka, ngo acika amaguru, havamo inguge, ngo havamo n'umuntu. Abantu bakabyemera. Iyo ni teori y'ibyo bita evolution, yerekana ko Imana itaremye ko ibintu byose byavuye. Nigeze kuganira n'umwana w'umushinwa twiganaga kera muri 1985 aho twigaga mu Bwongereza, kubera ko icyo gihe communisme yari ikomeye cyane. Ubu ngubu yaracogoye. Arambwira ati twe ntidushobora kwemera Imana, twemera science. Ndababwira ngiyo nanjye nta kibazo mfite, nanjye science ndayemera. Arambwira ati ntushobora kwemera Imana ngo wemere na science, kuko science ntijyana n'ibyo by'Imana. Ndababwira nariko giye nshobora kubiguhuriza. Ndababwira niba utemera Imana, ibi bintu byose tubona harimo nawe byaremwe n'iki? Nibwo rero yanzaniye teori ya Big Bang. Ati habayeho ikinyenyeri, ati kiraturika. Ndababwira nisi ikinyenyeri cyo cyavuye hehe? Ati ikinyenyeri, ati hariho utuntu tw'udupartikule tw'uducanga, ati hanyuma ati haza umuyaga ushyushye uradusunika turegerana, ati hanyuma havamo ikinyenyeri kinini. Utupartikule se two twavuye hehe n'uwo muyaga wavuye hehe? Ati ibyo ni science irimo gushaka. Ndababwira umva petit, reka noneho mbigusobanurire. Twebwe Bibiliya yavuga ngo mbere na mbere habayeho Imana. Noneho ntireka mbigushyirire muri Big Bang nta kibazo. Imana irema partikule, irema n'ubushyuhe, havamo ikinyenyeri. Irangije iragituritsa, havamo izindi nyenyeri. Uko byagenda kose mbere na mbere Imana yaremye ibyo bintu. Ngo icyo ntashaka, ngo sinshaka kushyiramo Imana. Ndamubwira nti rero igihe mutazashyiramo Imana ntimuzigera mwumva ibiriho. Ariko turananirwa nyine kuko bari baramwumvishije yuko nyine atagomba kwemera Imana. Ariko twatandukanye atangiye kubyemeraho gakeya, kuko burya umuntu nakubwira ko atemera Imana ujye umukunda. Uko urushaho kumukunda bizamucanga. Nakubaza atari ko kucyo nkunda uti nuko mfite Imana, azagira aho ngaho bimucange. Uwo nguwo twajyaga twicarana bandushaga kumenya computer. Buri rero computer kera zari zigoye, cyari kimashini kingana n'uru akane gatoya. Ubu bi computer byabaga ari binini cyane, byabaga ari imashini binini. Wakicaraga imbere twabaga dufite ibintu by'ibidiskete bitaga floppy disk bingana nk'uru rupapuro. Wakinjizagamo cyari gipfumuyemo hagati, kakinjizamo. Bo rero baje babizi buriya technology twebwe twari ntayo twari tuzi, na computer nari ntarayibona. Bari bazi gukoresha computer, yewe ntabizi, ariko nanjye nkabarusha icyongereza tugakora exchange.
noneho tuba inshuti nkajya mbatumira mu biterane bakamubwira ati no twebwe ntabwo tujya mu biterane by'abarokore ahubwo ni reka da ntabwo ari ibiterane tugiye muri picnic tugiye kurya ibiryo by'abazungu bakaza tukagenda tukajya kurya ibiryo by'abazungu tukagenda tukajya muri picnic tugatembera twarangiza tukarya twarangiza tukaririmba twarangiza tugasenga noneho cyakajya muri atari kuzi ko ati bajyaga batubwira ko abakristo muri ibigoryi muri abantu babaswa ariyo mpamvu mwemera Imana ko muri abantu bishobeye gusa mukeneye support y'Imana kugira ngo mubeho atari ko nabonye muri abantu beza ati bayidiwe ati nabonye muri na smart ndavuga nerega buriya twe dufite ubwenge bw'Imana ku buryo tujya gutandukana yari umwarimu muri Shanghai arambwira tuzi ikintu ni ati I almost believe in God I almost narindi hafi kwemera Imana naho mwamagiripa bavuze ati ubuzeho gato yarunyemeje kuba umukristo ariko icyo nenda kubabwira buriya bwenge bw'umuntu iyo umuntu yungutse ubwenge bwinshi biramushuka bikamushuka akibwira uyu mwami w'Itiro ni igishushanyo cy'umwana w'umuntu wageze kuri byinshi kuko Itiro bari barakize biteza imbere kubera ubucuruzi kandi uwo mwami yari afite senso uzajye Dubai umwami wa Dubai nawe ashatse yakwicara akavuga tumva aha Dubai ibi ni ibintu byanjye nagezeho Dubai ihinduka center mu gihe gitoya buriya rero abantu benshi iyo bageze ku bintu byinshi mu gihe gitoya baratangira akajya yumva akagenda yifashe mu mufuka njya mbibabwira giye ndangiza muri universite nari umujene ubu ngubu narabyibushye nashyizeho uturo dukeye nubwo tumaze iminsi muri 40 nkaba naratayeho nka kimwe cyangwa bibiri sinzi aho bimaze kugera ariko still ndacyafite ibiruti byo nari mfite ugiye kujya iyo nabaga nabyibushye nageraga 66 none ubiyo nananutse mba mfite 75 hiyongereyeho nk'icumi narakuze najyaga nifata mu mufuka gutya nigisha amasomo nkayafata mu mutwe hanyuma nkajya nturuna muri kuru nyine nkigisha isomo nkarimanuka ryose nabibagiwe nkabwira ni wibagiwe ndeka mbigusubiriremo nyine kugira ngo mbere ikikundi nkumva afite ishema rya achievement rega buriya hari umuntu aba yaranditse amateka y'ubwirasi gusa kuko tujya kurangiza university baratubwiye ngo bazarangiza bafite distinction ngo bazabaha kwigisha muri university rero distinction ko giye nari nyifite ndavuga ni ngomba gushaka grande ni ha target yo kuzarangiza afite amanota 80 minimum hanyuma ndayabona haje ngende rero numva nyine exceptional kajya umvuga ngo kamemo byinjiye mu mateka ko narangije ifite 80 noneho kugira ngo Imana inyereke ko ibyo byose nta gaciro bifite nk'uyu mwami w'Itiro turaza kumugeraho haza muri envelope agapapuro rwose nk'aka ngaka kazinzi inshuro ebyiri gutya muri envelope ya chip imwe yanditseho airmail murazizi zabaga ziri bleu rouge hejuru hateyeho kashe ya leta kuko kugira ngo bice mu iposta byacaga bateraga ku kashe ya leta bigaca mu iposta bitishyuye iraza nyifunguye sanga handitsemo ngo kubera impamvu za leta ntukira umwarimu muri université byari byanditse mu gifaransa cyiza pour des raisons d'état tu n'es plus à l'université nationale du Rwanda tu as été redéployé à l'école secondaire prière approcher le ministère pour ton redéploiement ngo uzajye muri iyo ministère bakubwira aho bakohereje bagiye kunyohereza abanyohereza ururindo mu cyaro byo byita guca bugufi cyangwa gucishwa bugufi ndagenda ngira urindo mbura inzu yo kubamo mbura inzu yo kubamo noneho umwarimu twari twariganye mu seminari arambwira tuzaze muri iyi minsi igihe ugishaka aho ucumbika mu makizi nsanga afite igitanda cya simple cya metallique rero niho hari igitanda kibi kibaho ni igitanda cya simple cy'amarasoro kuko igitanda cya rasoro uratebera iyo yantangaga gutebera namugwaga hejuru iyo nimutanga gutebera kanje hejuru noneho ganyamindukira muri icyo gitanda nkibuka igitanda cya double nsize mu nzu ya université kuko twebwe abaduhaga inzu twabaga hari akademi ya gisirikare hari Inyakinama
nari mfite inzu yanjye ifite ibyumba bitatu na ekipoma yose ariko wajyaga mu rwuzuye ayane mpindukira nkahekenya amenyo umuntu warangije mfite grand distinction niho nagombye kuba ndyamye Imana ikavuga ngo ca bugufi umenye yuko uri umuntu. Buriya rero ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe Imana ikwigisha isomo rikomeye ikoresheje ibintu bisanzwe. Iyo umaze kubyakira, icyakora Imana yangiriye neza, yarabanje nkuramo uwo mwirato nakira Yesu. Kuko ubundi mbabwiza ukuri, iyo nguma muri university trajectoire nari nafashe no gukizwa byari bigoye. Kuko ntabwo bwari ubwa mbere numva ubutumwa nari narabwumvise. Hari umusore twakoranaga siporo, namusanze muri university asibiye, twaje no kuba inshuti cyane. Namusanze muri university asibiye, noneho twajya dukorana siporo, ugende mu wa mbere ari mu wa kabiri. Twabaga muri equipe ya atletisme. Akajya mbwiriza ubutumwa nkamureba. Yase nguyu unasibira. Umuntu arasenga agasibira, ubuse niba umuntu ashobora gusenga agasibira. Akambwira ati nyamara Imana yakugiriye neza. Nari umuhanga mu ishuri no muri siporo rwose meze neza, mu mwaka wa kabiri nari na kapiteni wa equipe. Akambwira ati nyirwo Imana yakugiriye neza, warokwiye kujya uyiha icyubahiro. Numva rero mubwire, yitwaga Daniel, bagiyemo waramuzi. Aho numva Daniel Rwandanga, numva Daniel iby'uburokore nzabijyamo nshaje, yewe ndi umugaturika, biriya ni iby'abantu bishobeye nuko Imana reka ndabanza ndagize university. Igihe maze kugera nk'ari iramanura, hanyuma mbona Yesu. Buriya niba hari ikintu cyiza Imana ishobora kugukorera, niyo ikujyanya ahantu ikagukuraho igitwikirizo ikakubwira ngo henga nze nkwereke kuko rwose namanutse numva nihebye, ndavuga ntibarandangije tu, ariko numva ukuboko kuramfashe. Njye mwumva hari indirimbo njya nkunda cyane tujya turirimba, nivuga ngo iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke mwami Yesu, kandi yongiye kuneshwa. Yesu ni umfata, Yesu aramfata, akankomeza, kukwa nkunda ibi bihebuje, arankomeza. Igihe rero nari ngiye kwidunda hasi, numva ukuboko kuramfashe ngo how are you, ntamu finished, ngo you are just beginning, ngo ntabwo bakurangije ahubwo bugiye gutangira. Ndatangira, Imana ndayibona. Buriya ni isomo rikomeye cyane iyo wigeze kwicara ukumva bakumanuye. Ubu ngubu ahubwo abantu benshi muzababona ukabona yarihebye, ukabona yaribuze, kuko yari yazamutse ageze heri bamumanuye yikubita hasi ngo hwa. Hari igihe umanuka abantu bakavuga ati buriya turamurangije, agiye kwikubita hasi ahwate nk'igihaza. Ariko iyo ufite Yesu uramanuka, wagera hasi ukazamuka nk'itenesi, kuko umuntu wuzuye umwuka ntabwo kumukubita hasi bimuheza hasi, ubwo biramuzamura. Haleluya. Iryo somo nararyize inshuro nyinshi. Buriya kuba ahantu habi uvayo, njya mbwira abantu ngiye ikintu kizankura kuri Yesu cyangwa kikanca intege kikampeza neza nkiheba, ntabwo kizaba ari made in Rwanda. Made in Rwanda, ahubwo giye made in Rwanda iranzamura, kuko nagiye mpura n'ibyo bintu. Umuntu akaza akagukora mu bwonko agasanga harimo igufwa. Njya mbwira abantu ntuzambwire ngo bagukoze mu bwonko, hagati y'urutoki rushaka kugukora mu bwonko n'ubwonko bwawe harimo igufwa. Icyo uba ukeneye gusa ni ukurikomeza, hanyuma barikoraho bagasanga hari igufwa.
kabwira ngo ya ntabwo ibyo byantesha umutwe mfite Yesu kuko nkubita hasi akanzamura. Haleluya. Niba gukubita hasi ujye uzamuka ujye ngo hari ikintu kimwe nzi ubwo mfite Yesu buriya ngiye kuzamuka. Kera twajyaga twiga ntuza ibintu byo kwandika inyuguti, murabizi ko barimo bigishaga abana kugira ngo bamenye kwandika kubera ngo iyo ugiye kwandika V uramanuka ukazamuka. Ntabwo uzigera uzamuka umusozi usumba uwo wari wicayeho utabanje guca mu kabande k'iyo misozi ibiri. Nubona umanutse umusozi uri hamwe na Yesu ujye umenya ngo buriya ngiye kuzamuka undi musozi usumba uwo nguwo. Haleluya. Kuko abantu rimwe na rimwe bakora imipango, ariko iyo wizamuye wowe ubwawe Yesu yakurekuye ugwa nk'ibuye riguye mu iriba, kumva bivuze ngo dumburi. Uyu mwami w'Itiro, reka nigarukire kuri uyu mwami w'Itiro. Uyu mwami w'Itiro yaravugaga ngo umutima wawe wishyize hejuru uravuga uti ndi Imana nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja, nyamara ariko uri umuntu ntabwo uri Imana. Nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'Imana, none Imana ikamukora ku matama ngo erega nturi umuhanga se, ngo urusha na Daniyeli ubwenge, ngo ushobora kumenya n'ibihishwe byose, ngo ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi, wuzuza izahabu n'ifeza mu bubiko bwawe, ubwenge bwawe bwinshi n'umugenza bwawe bwakugurije ubutunzi, maze ubutunzi bwawe bwateye umutima wawe kujya hejuru. Iyi ndwara ntimuzayirware kuko mu bintu Imana yanga, muzasome muri Bibiliya ahantu hose Imana ivuga ibintu yanga umuntu wishyira hejuru. Bibiliya ikanatubudika tubwira ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugwa, ngo umutima wirarira ubanziriza kurimbuka. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko twese biratugora. Waba ute successful, wagira ute kuri byinshi hanyuma nturege agatuza. Iyo icyubahiro gihaye Imana ibindi byose birakunda. Haleluya. Kandi mbibigisha hano, buriya turaje tubibone iteka ryose Imana igereranya umuntu wishyize hejuru ikamushyira muri rank imwe na Satani. Murebe muri no nkuru turimo gusoma uhereye ku murongo wa 11 ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu curira umwami w'Itiro umuborogo umubwira uti umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Biranatangaje cyane kuko bihita bihinduka bikava ku mwami w'Itiro bikajya kuri Satani. Ibyo bavuga ku mwami w'Itiro nibyo bihita bikwereka ngo iyo watangiye kwishyira hejuru Satani aba yagushushanije mu ishusho ye, kuko aravuga ngo wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje wahoze uri muri Edeni yangobyi y'Imana. Umwami w'Itiro se yagezeyo ryari? Bavuye ku mwami w'Itiro bagiye kukugwa kwa Satani. Wahoze uri muri Edeni yangobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, odemu na pitida na yaholomu na tarushishi na shohamu na yasipi na safiro na nofekina na bareketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyironge bwari iwawe, mu munsi waremwemo byose byari biringaniye. Ahangaha nicyo kintu cyitwa umuhamagaro. Imana yiguhaye ubwenge bwinshi, Imana yiguhaye ubushobozi bwinshi, Imana yiguhaye ubwiza bwinshi, biba biri mu muhamagaro. Satani Imana iravuga ngo wari mwiza pe, umeze nk'uhunze amabuye y'igiciro cyinshi, ngo uburanga bwawe n'ubwenge bwawe byari bitangaje, ngo no gucuranga kwawe byari biri mu rwego rwo hejuru, kuko Satani yarashinzwe worship mu ijuru. Mwari mubizi ko buriya Satani mu ijuru yashinzwe worship? Nibyo batubwira hano, baravuga ngo wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa. Donc Satani yari afite ubuhanga bwo kuririmbira Imana, kandi urumva niwe wayoboraga, kandi umurimo ukorwa kenshi imbere y'Imana ni worship, no kuramya. Abonye ahora imbere y'Imana aramya, ageze baravuga ati ariko iriya ntebe giyewe buri wayicaraho, kuki giye ngomba guhora iteka ryose nyobora baririmba
kuki ntazagira umunsi umwe nkayicara akaba ari giye baririmbira ngo abonekwamo sinzi ahantu umva satani tuzi ibyo akora ariko sinzi uwamushutse we yashutswe nande nanjye njye mbyibaza icyo gihe ko nshimye ko twebwe dushuka we yashutswe nande buriya bumuga yabukuye ariko biragaragara Imana iravuga ngo wowe ngo wahoze uri umukerubi ufite umuhamagaro wo kuramya Imana warahawe ubwenge bwo kugira ngo Imana igaragare hanyuma ushaka kuyisimbura ikintu gikomeye cyane umva uko bakomeza baravuga ngo wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe noneho bagarutse kuri wa mwami w'Itiro wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana urumva noneho batangiye kuvanga umwami w'Itiro na Satani byabaye nkaho babaye umwe hanyuma 17 ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze mu yandi magambo ni nkaho Imana ishaka kubwira abantu ngo uko nagize Satani kubera kwishyira hejuru no gushaka kunsimbura niko nzagira umuntu wese uzaramburira ikiganza cye kwita Imana kandi mwitegereze muri Bibiliya muzabibona reka mbaho ingero uwa mbere waguye nyine kubera ko yashatse kwigira Imana ni Satani we turabizi uwa kabiri wakurikiyeho ni sogokuruza Adamu Satani yaraje amushushanya mu ishusho yaramubwira ati ariko ubundi urinda uhora ugaragiye Imana ko yaguhaye ubwenge n'ubushobozi iyedeni ushobora kuyitegeka ugakora kudeta ukayisimbura uriye kuri kiriya giti wamera nk'Imana ugategeka byose agwa mu mutego kandi cyari igiti cyo kugira gute cyo kumenya icyiza n'ikibi the tree of knowledge n'uyu mwami w'Itiro baravuga ngo ubwenge bwawe nibwo bwakurongesheje ubutunzi bikuviramo kwihimbaza uko tugenda twiga twunguka ubwenge muzabirebe ngewe iyo banyise pastori hari ahantu njya kubwiriza iyo banyise pastori numva bamfobeje bagomba kunyita doctor nababwira ariko ubundi umuntu uko yitirirwa akazi akora kuki mushaka kunyitirira amashuri nize muzi impamvu umuntu umwe yabisobanuye neza rwose hari ahantu yari arimo kubisobanura umuntu arambwira mwumva bari banditse izina rye ntibashyiraho doctor ngo maze ngo aka kanyuguti nimukakibagirwe ngo kuko nakagezeho binduhije cyane aka kanyuguti nakagezeho binduhije ntimukakibagirwe ahubwo nta ngiye mujye mushyiraho reverend ariko na reverend burya sinyikunda cyane njye mbibabwira niyo bashyizeho reverend burya giye numva ubundi nuko nyine nashobora guhindura amateka n'ibyanditswe reverend umuntu ungana nkanjye akaba reverend ijambo reverare mu kilatini bivuga gupfukama kuvenera gupfukamira reverandus bivuga nyagupfukamirwa nk'abantu umuntu nkanjye yitwa revera ariko kubera ko ari amatitire yagiyeho nyine urabyandika ukabyakira ngewe nkunda pastor ntushyireho reverend ukandikaho pastor Antoine icyo ndabikunda kuko na Yesu yise pastor ajya gutoranya ntiyarananiwe kwita igihangange ntiyarananiwe kwita Imana ishobora byose ariko yagiye kwivuga aravuga ngo genda umwungeri mwiza ukaba pastor icyo nicyo kigaragaza icyo dukora ariko simbabwiye ngo ntimukabivugiye abo kubaho mujye mububaha sibyo abo kubahwa mujye mububaha ariko giye mujye munyita pastor kandi iryo zina ndarikunda kuko niryo umwami wanjye yiswe niryo yiyise pastor ariko icyo ndimo kubumvisha nuko igiti Adamu yariyeho kikamutera kugwa ni igiti cy'ubwenge kumenya icyiza n'ikibi aha rero ndagira ngo tubitekerezeho tubyumve kuko Satani cyamukuye mu muhamagaro Adamu cyamukuye mu muhamagaro wo kuba umurinzi wa Edeni igiti cy'ubwenge Satani cyamukuye mu ijuru
ubwenge bumuzamura no na performance akibwira ko nawe ari Imana. N'uyu mwami w'Itiro igishushanyo cya kamere muntu. Ariko abantu bose nakana gatoya, akana gacisha umusitari mu muhanda kagafata inkoni ati umuntu uri burenge uyu musitari ndamumena umutwe, yerega imitwe ikameneka hejuru y'umusitari wo mu mucanga kubera kwiyemera. Mwari mwumvisha abantu bavuga ngo nge nanga umuntu usuzugura, nanga umuntu umenyera. Iryo jambo rero rinsesenya ngo ntimuzamenyere, nanga umuntu umenyera, ngo ntumenyere ndi ngo ntumenyere. Urinde se kuki wanga ko bakumenyera? Ariko umupastori umwe yigeze kutwigisha, twagiye mu giterana ahantu, aratubwira ngo iyo pastori ngo yatangiye gusangira n'abakristo ngo bashobora kumutondagira nk'intozi. Buriya hari ahantu ba pastori badashobora kwicarana n'abakristo ngo barye, ibyo muzabigenzure muzabibona. Noneho rero dusohotse ndamubwira rwose pastor, ni buriya abakristo bashobora kugutondagira? Ati gusa ati nk'intozi. Hari umukristo wari wagutondagira akagezaho kuryama ku gituza? Ati namuhaye umwanya se? Niyo naze ko Yesu bamuryamaga ku gituza, si we shobuja. Hari ukumutondagira. Ariko urabitekereza ngo Yohana ngo yararyamye mu gituza cya Yesu barimo kurya, kaze uyu muhungu nawe yarigereranyaga akaryama ku gituza cya shebuja. Bishop wacu turuzo, ariko sinimagine namuryamye ku gituza wenda turi mu nama nkegama nkamwegama ku gituza, urambona ndyamye ku gituza cya bishop. Mwebwe murabyiyumvisha? Oya, reka mbarengerezeho. Agiye mu birori kwa Simoni w'umufarisayo, haje indaya izanye umukondo w'amavuta, igiye ku birenge bya Yesu. Urabizi ko babaryaga nyine baryamye barambuye ibirenge. Igiye ku birenge bya Yesu, yaturutse hepfo aho yarambirije amaguru, ikubiseho umusatsi, ishyizeho amarira, irahanaguye, isutseho tuvuta, irongeye irahanaguye n'umusatsi wayo. Noneho Yesu arabyinjoyinga ayihereza n'ikibumoso. Abwira ati oya ntuhanagure kimwe, hari ibintu bidakorwa igice, shyira no ku kibumoso. Irashimangira. Noneho abantu baravuga ati uyu mugabo koko uyu nguyu niwe muvuga ngo numuhanuzi. Uriya mugore ntiyari kumenya, umugore uhanaguza imisatsi birenge by'umugabo ntiyari kumenya ko ari indaya. Ahindukirira wa mugabo mutumira avuga ati Simoni, naje hano ntiwampaye n'amazi yo koga ibirenge nk'uko umuco wacu umeze. Ntiwigeze unansoma nk'uko umuco wacu umeze iyo bagiraga umushyitsi w'icyubahiro baramuhoberaga nk'uko natwe tujya tubikora. None uyu nguyu amazi y'iminota yose arimo guhanagura ibirenge byanjye n'umusatsi asukaho amarira n'amavuta. Ati uwababariwe byinshi akunda cyane. Uwo ni Yesu. Guca bugufi buriya ni ikintu gikomeye cyane, kuko kugira ngo duse na Yesu hari ibintu tugomba kwiga tukabyiga pe. Nyansetsa abantu kera nyikora muri AHISHUYE, buriya niho nize amasomo menshi naho kuko kamwe mbona amaze imyaka myinshi. Cyakora mu gipastori ngiye kwa maringana nayo amaze imyaka 15. None rero tuza kujya kubwiriza ahantu mu cyaro kingi, si ngombwa ko mvuga hariho. Noneho nsanga badusasiye, giye bampaye igitanda cyiza cya somi double cyangwa cyari nka double gutyo, gifite na mustikiri. Nyine urumva nari umupreacher. N'umushoferi wanjye twajyanye bamuhaye akumba, ariko ngiye kureba nsanga nta mustikiri afite, kandi niho hari imibu myinshi. Ndareba umushoferi wanjye rero imibu iramurya tu, kandi ejo niwe uzatwara imodoka. Noneho bigeze nijoro mbwira pastor kugira ngo atazibaza ibyabaye, ndamubwira rero buriya twebwe iyo twagiye ahantu turabanza tugasenga, kuko yagombaga kuvaho yararaye akaza mu cyumba narindimo. Tukabanza tugasenga, tukarara dusenga, twageza nka mu gicuku tukaryama, kugira ngo bataza kumva dusenga nyine bikabera ikibazo. Hanyuma araza, buriya ahantu hataba ama guest house twakoze ahantu henshi. Noneho umujoveri wanjye araza, turasenga, ndangije namubwira numva rosha buriya kwaro kugira ngo ngukize wiryamire hano iruhande rwanjye, genda uzane ibintu byawe.
araza turara muri mustikeri hamwe noneho akajya abwira abantu ngo nabonye abantu baca bugufi ngo ti muri dawacu ngo uziko twararanye mu gitanda nawe we kuva mvuka nararanaga nawe urumuna banjye biriya nta guca bugufi kurimo nararanye nawe urumuna banjye nararanye n'abakuru banjye twaryamaga ku gitanda ntiburiya nimuwe nakugire nanze ko imibiri arakurya ukazandwara na malaria tukiri hirya niwe wagize ngo buriya no guca bugufi biriya nta guca bugufi kurimo biriya ni pragmatism isanzwe kuna yari kuntwara iki se ko ari umuntu usanzwe dukorana na corona yari ihari kandi twari tuvuye rega mbambe twari tuvuye muri genocide wararaye mu cyumba muri 24 wararaye ku gitanda cya rasoro umuntu akajya kujya hejuru nawe rero umuntu akakubwira ngo mwararanye mu gitanda cya dubure washyizemo intuza hagati ariko yego se nababwira ngo mujye mubikora turi ahantu dushobora kurara neza nanjye nkunda komforo nk'abandi ariko bundi burya mujye mureka duce bugufi duse na Yesu amen kuko hano tuhafitemo ingero z'abandi bantu reka noneho ntange ingero nk'ebyiri eshatu hanyuma dusenge urugero rwa mbere nabaye n'urwa Adamu na Eva ariko urundi rugero rukomeye cyane muzi umwami Nebukadineza mu gitabo cya Daniyeli amaze kugira success ibintu bimaze gutungana Babuloni imeze neza buriya Nebukadineza mu bami b'abahanga bariho yari afite strategy iyo yafataga igihugu ntabwo yicaga abantu bose yatoranyaga abasore beza babanyabwenge muzarebe uko ba Daniyeli batoranijwe yaravuze ngo mugende munshakire abasore beza badafite inenge ku mubiri babahanga bazi kurondora kandi bakomoka mu miryango imeze neza mbese bashoboye kwiga kandi bafite na confidence baze tubatoze baba bakozi banjye kuko byatumye agira aba engineer Nebukadineza yari yarubatse Babuloni ku buryo wari umujyi udashobora gufatwa no kugira ngo bawufate n'ubwirasi bwa Berushaza umuhungu we umusimbuye kuko mu gihe cya Nebukadineza Babuloni bari barayubatse bayihinguta nini cyane bayihinguta ndende cyane ku buryo yubatse jardin ibyo bitaga jardin suspendido Babylone zari mu bintu 7 by'ibitangaza ku isi muzasomere cette merveille du monde jardin zi Babuloni ziri mu kirere kubera abahanga yari yarazanye amaze gukora Babuloni yarafasha amahanga yose amukikije ngo hagarara Babuloni arayireba ngo aravuga ngo iyi ni Babuloni yanjye iyi ni Babuloni yanjye niyubakiye kugira ngo mbeshe icyubahiro Imana avuga ngo wa mugabo aka kanya ribagiwe aka kanya bayigitangaza aka kanya bayimana hanyuma Imana imucisha bugufi neza niba ari umutsi yakanze niba ari mu bwonko hanyuma ngo yisanga yabaye nk'inyamaswa ngo akajya arisha ibyatsi wenda ashobora kuba yatekerezaga ko ari imbogo cyangwa ari ibyo byose yararishaga ngo ajya mu ishyamba ararisha nk'inyamaswa hanyuma murebe mu gice cya 4 cya Daniyeli yarose inzozi Daniyeli arazimusobanurira ariko birangije bimubaho urumva yari yarose inzozi Daniyeli aramubwira tumva rero mwami ugiye kuzagenda ukurwe mu bwami bwawe ujyanwe mu ishyamba umurongo wa 22 w'igice cya 4 avuga ngo uzirukanwa mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba uzarisha nk'inka uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru uzamara ibihe 7 umeze utyo kugeza aho uzamenyera kwisumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu ikabugabira uwishaka wese kandi nk'uko bategetse ko igishitsi cy'imizi cy'ibyo giti bigumaho niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka urumva Imana iravuga ngo nzakurindira ubwami bwawe ugenda urishe nk'inka kugeza igihe uzamenya ko ijuru ari ryo ritegeka amen hanyuma Daniyeli aramusaba amubwirije ubutumwa nicyo gituma ngo usaba nyagasani ngo wemere
inama nkugira kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, aharaho uzungukirwa amahoro. Aramuhanuriye, arangije amuhaye umuti, ariko umva icyakurikiyeho. 25 nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12. Umwaka umwe ushize, abantu twibagirwa vuba. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiye i Babuloni hakomeye, niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, mubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera kwisumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo wishaka. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye ubushoki rw'amoya nk'ikizu, inzara zizinduka nk'izibisiga. Biba byita gucishwa bugufi. Kandi muzitegereze, kenshi iyo Imana ishaka kukugirira neza, irabanza ikagukamuramo umwirato, ikabanza ikagukuramo icyo kintu, ikakubwira ngo ya niba tuzagendana ca bugufi. Reka mbwire n'abakiri bato, kuko rimwe na rimwe mwibwira ngo abanyabyaha nibo bacishwa bugufi gusa. Ndibuka ntangira kubwiriza, kuko nari narize ibintu bya letre, nateguye message rwose ndayikaranga, ndayiryoshya, kiramo ibirungo. Ko nangiye kwigisha abanyeshuri bo mu Rwanda n'abi Burundi n'abo muri Kongo, bari bafite igiterane kinini bahuriyemo i Butare. Icyo gihe bari bamaze kundinganiza, naragiye Rulindo kuko niho nakirijwe. Ndamanuka, ndagenda ndabwiriza, mbona igiterane kiranyeganyega. Bari benshi bendaga kuruta nk'abo ngabo turi hano. Abanyeshuri baranyeganyega, nkajya numva kabisa kagashema ka kera karimo kuzamuka. Ariko ngumva inyuma yanjye ijwi rivuga ngo ikabodi, ko atariyo ndimo kwigishaho ikabodi jite. Ndagenda nasubiye mu cyumba aho nararaga, mfata Bibiliya yanjye mbumbura ahantu hari ikabodi, numva ijwi ry'Imana rimanutse clear, ndavuga ngo nuzongera kwisoka intugu ndimo kwikorera umurimo wanjye, nzandika ikabodi ku byo ukora byose. Ntacyo ikabodi ivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri hano. Buriya rero hari amagambo Petero yanditse, aravuga ngo dusohoze umuhamagaro wacu duhinda umushitsi. Njya mbona abantu bagenda bemye bigize bitangaza, ngavuga ntiye baba we uriya muntu Imana none yazandika ikabodi ku byo akora. Erega benshi iyandikaho buriya kugira ngo uzakore muri uyu murimo urangize neza, urangize Imana ikikwishimira, urangize Imana ikigushyigikiye, bigusaba nubona Imana ikuzamuye ukabwiriza akajeke, ukavayo ukagera mu giporoso, ujye unywa agacupa ko guca bugufi. Nuva ku giporoso ukabwiriza muri stade, ujye unywa akajerikani. Nugera aho ujya kubwiriza muri Amerika, ujye unywa utugunguru nka tungahe mu kwezi ko guca bugufi. Kuko Satani araza akagupompa, kandi uko agenda gupompa akazazana agashinge gatoya akajombaho, ukumva ngo hwa, umuntu ukamubura. Abantu bazagenda muri uyu murimo w'Imana bakawukora, bakava ku myaka 20-30 bakazawusaziramo ku myaka 70 bagihagaze, abantu bakibatumira mu giterane, uzamenye ko banyuyemo akadoze ko guca bugufi. Kuko iyi Imana yakurambiwe irakureka. Bana tukunda murimo kuza mudukurikira, mutangire mwige kunywa akadoze ko guca bugufi. Ubu bwayo we muri gahunda uze kunywa ikirahuri, ubutandi tuguha microphone akaba ari we wigisha, unywa agacupa. Nituguha ikanzu ujye unywa 2 ku munsi, kugira ngo Imana ikwishimire use na Yesu.
undi muntu byabayeho, reka bari nawe ndangiriza aho dusenge. Mu byakozwe n'intumwa 12 aho umugabo witwa Herodi. Uyu muherodi ntabwo ari we washakaga kwica Yesu. Herode ryari izina ry'umuryango ry'abami, kuko murabizi yuko ubwo Yesu yahungiraga muri Egiputa, Imana yabwiye Yosefu ngo taha kuko washakaga kwica umwana yapfuye. Uyu ni umuherodi wakurikiyeho. Noneho Herode mu gice cya 12 abantu b'Itiro bari baragiranye ibibazo, abafatira ibihano. Noneho baravuga ati ibyo ari byo byose uriya mwami tumuhahiraho, reka tujye gusaba imbabazi. Umva uko byagenze. Bukeye Herodi, ubu ni umurongo wa 20 mu gice cya 12, Herodi arakarira b'Itiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongera Burasito umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahaga mu cy'umwami Herodi. Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati yemwe, noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Imana itisha wicaye muri Isirayeli, barimo baragukomera amashyi ngo si ijwi ry'umuntu n'ijwi ry'Imana, henganze nkwereke. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya ko adahaye Imana icyubahiro, ahera ko agwinyo umwuka urahera. Sinzi iyi ndwara uko yitwaho umuntu ashobora kugwinyo yari arimo kuvuga, ariko Imana ikora byose. Ishobora no kukuboresha mu isaha imwe, ugata agaciro ukarangira, kuko buri Imana niyo mpamvu Imana ivuga ngo icisha bugufi kandi igashyira hejuru. Ngo ariko niho ndangirije muri Petero bavuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, ngo izabone uko ibashyira hejuru. Amen. Mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo Imana nayo izabone uko ibashyira hejuru. Mu bintu rero byagushije abantu benshi, nimureba muri Bibiliya, mu bintu byagushije abantu benshi bikabakura mu muhamagaro, aka karwara ko kwiyemera, aka karwara ko gukunda icyubahiro, aka karwara ko kwikakaza, kamanuye Satani ava mu ijuru, kuko yari marayika ushinzwe kuririmbira Imana no kuyiramya. Kamanuye Adamu na Eva ava mu muhamagaro, yarashinzwe kungiriza Imana, akayobora Edeni. Kamanuye umwami witwaga Asa, wari waranejeje Imana, muze kubyisomera. Asa ngo amaze gukomera, umuhanuzi araza aramubwira ati ibintu wakoze byababaje Imana, ngo amukubita urushyi aramubwira ngo ninde wakugize umujyanama wanjye. Kamanuye umwami witwaga Uziya, wari waranejeje Imana, ngo abona ibintu byose arabitegeka uretse uruhimbi. Ngo araza abwira abatambyi ati nimumpe icyo cyotero, ubu nabyo nibyo ngiye kubyongera mu nshingano zanjye. Baramubwira ati ariko ibi ngibi byo byategetswe n'Imana, si buri muntu wese uza ku gitambo cy'Uwiteka. Bambe ntimuzajye mu murimo mwihamagaye. Ngo abashikuza icyotero atangiye kukizunguza, ngo bona sesha ibibembe, ngo yaribwirije asohoka abebera, ngo arinda apfakira umubembe. Iki cyaha cyahitanye Nebukadineza twamubonye, cyahitanye Herode n'abandi. Imana ishingaho icyapa iravuga ngo iyi nzira ntimukayinyure hatabye mine. Mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo izadushyira hejuru. Twigane Yesu, ngo nubwo yari Imana. Paulo yandikira Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 4 wa 5, arababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo nubwo yari Imana, ngo ntiyarebye ko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yicisha bugufi, ngo arumvira, ngo araganduka, ngo yemera gufata kamero k'umuntu, ndetse umuntu w'imbata, ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Imana iramuzamura, ngo nicyo gituma azahabwa izina risumba amazina yose, ngo amavi yose azamupfukamira, indimi zose zature ko ari umwami. Inzira yo kuzamuka imbere y'Imana no guca bugufi ukayiha icyubahiro. Muha Imana icyubahiro, kuko ibyo dufite byose ari jyewe. Imana iravuga ngo ibiri mu isi byose ni ibyanjye, abari mu isi bose ni abanjye. Nawe niyo yagushyize ku isi.
amen. Kuko ikurema wenda ujya ugenda ukumva uri mwiza. Hari umukobwa twiganye kera kuri university, yari afite ukuntu yagendaga, sinzi ukuntu, sinashobora kumwigana kuko ngira ngo barakoze imyitozo. Yari afite ukuntu yagendaga nyine ukabona yikunze cyane, twamwitaga mana warandemye. Umva rwose nawe nugenda ukumva wikunze cyane, niba urujya uvuga ngo mana genda uzi kurema warandemye, ndi igitangaza cy'Imana. N'ubu ufite ubwenge uzibuke yuko Imana ijya kukurema ntabwo wabanje kuyisaba ngo ishyiremo ibyo ushaka. Yewe n'ubutunzi ntuzibwire ngo nuko wabukoreye cyane, kuko hari n'abandi bakoze cyane ariko batabigezeho. Ni umugisha w'Imana kugira ngo tuyikorere. Ubwenge ni umugisha w'Imana kugira ngo tuyikorere. Yewe njya mbwira abantu buriho nabisobanukiwe. Twiga yewe nashoboraga imibare, amasiyanse narayatsindaga, bya letre nkabitsinda. Hanyuma Imana irambwira ngo impamvu nakudoze gutyo no kugira ngo ube umupastor ushobora kubara, ushobora no kuvuga. Ubu gihe ngize ahantu bacunga amafaranga nayacunga nkaba umukire, ariko ngize naho bavuga navuga nkaba umuvuga butuma bigakunda, kuko Imana iba yarabiteguye ikurikije ibyo uzakora. Ahubwo isuzume dukorera Imana n'impano zacu zose. Amen. Ibyo ufite byose ujya wishimira, bishyire ku gicaniro uvuge ngo Mana ibi ngibi nzajya mbikoresha uhabwe icyubahiro, hanyuma hasigaye nanjye mbiherwe mu mugisha. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, tugushima ko wagiye utera ibyapa ku nzira aho abantu benshi baguye. Iki cyapa wagiteye ku nzira yagushije Satani, iki cyapa wagiteye ku nzira yagushije Adamu, iki cyapa waragishinze yagushije Asa, iki cyapa waragishinze yagushije Uziya, iki cyapa waragishinze aho Nebukadinezari yaguye, iki cyapa waragishinze aho Herode yaguye. Uragishinga ngo natwe iyo nzira tutazayinyuramo tukaharimbukira. Uturebe, utwiteho, udufashe kugira ngo ibyo waduhaye byose, ari ubwenge, ari ubwiza, ari ubutunzi, ari icyubahiro, tubizamurira imbere yawe tuvuge ngo Mwami Imana ni wowe ukwiriye ishimwe, ni wowe ukwiriye icyubahiro, ni wowe ukwiriye ubutunzi, ni wowe ukwiriye ubushobozi, ni wowe ukwiriye byose, kuko impamvu turiho n'impamvu ibindi byose biriho nuko ari wowe wabiremye, kandi wabiremye kugira ngo biheshe izina ryawe icyubahiro. Dufashe duheshe izina ryawe icyubahiro, ibyo waduhaye byose tubigukoreshereze. Wiheshe icyubahiro ubwoko bwawe umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane.